Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru yo kuri uyu mugoroba w'itariki 17 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Muri studio turi kumwe n'umushakamba uvuga mwumva ni Sentama kuri mikro. Mushakamba wiriwe. Umugoroba mwiza bwana Sentama. Umugoroba mwiza mushakamba. Umunsi ndakeka wagenze neza w'itariki ya 17 z'ukwa gatanu. Wagenze neza. Makuru ngo mu gitondo no kuzindukira mu masengesho kuri stade y'ubumwe i Goma. Niko bimeze. Uretse ibingibi bindi twumva wenda ku mbuga nkoranyambaga hari n'amatangazo yasohotse yanditse. Yego. Asinye. Ubwo yemeye nabikumvisha ku umuntu abivuga waho. Yego. Niba ari iminota mike itatinze ikiganiro kuko dufite inkuru zishyushye cyane abantu bakeneye kumva. Ntabwo dutinda, turahita twinjira mu bundi tubikomeze. Nta kibazo. Twumve n'akantu gato. Twumva gato nitumara kubyumva ubundi tuhagarike dukomeze. Yego. Reka twumve. Ni umupasiteri, abapasiteri bande bose ejo batumiwe mu guhurira kuri kiriya kibuga kuri ya stade. Ahubwo bari baracitswe abasilamu bahaririye ID. Abandi ntibakora igikorwa cyo gushima Imana baratiye. Reka twumve. Ametutangazia kukanisa, wanasema Dimanche hakuna kukusanyika. Ngo baduhaye itangazo ku rusengero bavuga ko ku cyumweru kuri iki cyumweru tutagomba guhurira ku rusengero. M23 invite kila yoyote. M23 yatumiye uwo ari we wese. Yeyote mwenye anaziwa ni pasteri ifaa kuwe na wakristo wake. Uwo ari we wese uzi ko ari umupasiteri ngo agomba kuzana n'abakristo be kuri stade y'ubumwe, stade ya Unite. Juu ya nini sasa? Ni ukubera iki rero? Juu ya ukuya seme kushukuru Mungu kisi viti meisha. Ni ukugira ngo tujye gushimira Imana ukuntu intambara yarangiye hariya. Ile kila yoyote akuwe na wakristo wake. Ni uko nguko rero buri pasiteri aze n'abakristo be bose kukusanyikia mu kanisa. Kila yoyote akuwe na wakristo wake kisha tuingie kustade de Unite. Ati rero buri mupasiteri agomba kuza n'abakristo be bose, noneho tukajya muri stade y'ubumwe, stade de Unite. Vile kila mtu akuwe na sadaka. Ni uko bimeze ngo buri muntu azaze yitwaje ituro. Ituro ry'icyumweru ntazabisige. Ituro ryo gushimira Imana ko intambara yarangiye. Vile kusana ndiye kama mmeipata mtaipata miti maisha hakuna kukusanyika, manake ni kila kanisa yote ya Goma. Nubwo wenda mwebwe mwa mutarabona ibitangazo, ati nuko bimeze wenda muri buri ribone, ati buri rusengero rwose rwo muri Goma ugomba kuza hariya. Yeni kukutanania kustade de Unite na pia na sadaka, kisha tulinda shukuru Mungu jinsi viti meisha. Tangazo nyo wametupatia asamble, manake
dimanche ili tutaingia na 6 tunatoka na 8 alo kila Mkristo yote Stade de l'Unité, makanisa zote asifo zikutaranie kule. Ndio inafikia muvandimwe inshuti yanjye ati nuko bimeze ati insengero zose zigomba guhurira muri Stade de l'Unité. Nasema na hivi hapa nimefika mtaani cyo nimesema nilikwambia ati rero nibwo ngeze hano mu rugo ndavuga nti reka mbikubwire, yarimo abwira mugenzi we Kawana kikusaka tulikomenishia sijui naishi wametangazia tangazo dimanche kukwenda shukuru Mungu kila yote vile na sadaka kila kanisa zote zitaranimu Stade de l'Unité. Insengero zose zizahurire muri Stade de l'Unité zishimire Imana. Nuko nk'uko rero niko twifashe Mushakamba. Yego. Urumva ko abapasiteri bariraye ku rubaba. Aya masengesho rero ni amasengesho Mushakamba. Azabera kuri Stade de l'Unité nk'uko byavuzwe. Akazaba ejo, akazatangira 2:30 za mu gitondo. 2:30 za mu gitondo nuko abantu bageze mu byicaro. 3:00 zuzuye rero ni ugutangira gahunda y'amasengesho. Yego. Nuko bimeze ngo ni ibyo ngibyo, asigaye hari ibindi ubiziho nabyo watubwira. Nta bindi usibye kujya ahubwo ngo Kinshasa yababajwe, ubwo ni ukujya muri Togo. Kinshasa ngo babajwe no kuba abahuza bashyizweho na African Union bahuye bicaye bagatekereza kuri Congo, bicaye bakavuga kuri Congo kandi Congo batayitumiye. Yego. Gusa njye ndakibaza icyo bano bazungu bamara muri African Union n'abahinde hari. Bikorwa by'abazungu bariya bikabonekamo uruhu rwera, ibi bintu bizagenda gute? Nta tuzabahundira. Ntibyoroshye. Urabona kuba aba bahuza bose bateranye? Congo yo wenda icyo twabivugaho yananiye kwitekerezaho, ndetse bajye bayitekerezaho rero. None bayihaye abayitekerereza. Niba abahuza bose twavuze, uwahoze ari perezida wa Ethiopia, uwahoze ari perezida wa Kenya, umuperezida umukuru w'abahuza ari we perezida wa Togo, Faure Nyasimbe, wahoze ari perezida Tanzania, Ethiopia navuze perezida ariko ni presidente bambabarire, n'uwahoze ari presidente ngo wa Centrafrica, wahoze ari perezida wa Algeria ndetse n'uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo. Ndumva nawe nibagiwe. Yego. Abo bose rero bahuye. Hari undi mugabo mbona ntavuze, ndi kwibagirwa aho akomoka. Uwuhe? Navuze mubo navuze. Ari Olusegun Obasanjo. Yego. We namuvuze. Harimo abagore babiri nabavuze. Harimo Uhuru Kenyatta. Nibutse ko hano hari abagore babiri, umwe n'uri aho ari presidente wa Centrafrica. Nibutse ko hano yego. Undi uvuga ninde ubwo? Harimo na perezida wa Botswana. Botswana. Reka turebe ni abari bahageze ni Uhuru Kenyatta wa Ethiopia, Zauda wa Nigeria, Olusegun Obasanjo, perezida wahoze ari perezida wa Centrafrica, Samba Panza. Ubwo undi n'uriya wa Afurika y'Epfo, abandi ntabwo twapfa kubamenya. Yego.
ndumva ibyo baganiraga birumvikana, si ngombwa ko tubijyamo kuko niba ari abahuza baraganira ku bibazo bya Kongo uburyo bazabihuza. Ni byiza ko baganiriye ariko nta ruhande mu bazahuzwa rurimo. yego Reka twinjire mu makuru rero y'umubeya ashyushye cyane. Kongo iti badutekereza bate tudahari ntabwo bizaborohera abakongomani. ntabwo bizoroha. Wabonye umushinga wo kubaka ibirometero 3 ariko bikubakwa mu mezi 24 mu myaka 2. Mushakamba kaya nagahomba mu ngo nukubaka santimetero 40 ku munsi. Iki gihugu cya Kongo ubundi nicyo cya mbere ku isi cyihariye udushya. Reka twigire ku makuru ashyushye. Santimetero 24 ku munsi. Yego. Bambe 40. Twigire kuri aya makuru ashyushye rero tuyatature. Yego dukomeze. Amakuru ashyushye hari nuko generali wiyemeje kumara abavuga ikinyarwanda, abanyamurenge ndetse nabo muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo AFC na AFCM 23 ndetse na Twirwaneho. Yego. Yakubitiwe muri ambushi n'ubu ngubu aho ari umenya ibise bafite n'ibikomere ari byinshi cyane, cyangwa se arimo kwikandisha amazi ashyushye n'imitaka. Yakubitiwe ahagana Mushakamba. Muri Warikare bamuteza mbushi ngo benshi mu barinzi bafashwe rwa mikono. Bafashwe ngo nawe yabanyuze mu myanya y'intoki. Buriya rero icyamukijije ni bya bindi AFC yavuze ko igomba kuzamufata mu rwa mikono nta n'ibicurane arwaye. Ariko ubundi yaba ari ukumwica nkeka byari kuba byarangiye. Byari kuba byaragiye. Kuko bashakaga kumufata, urumva kumufata ari muzima ni ukwigengesera. Yego. Ariko kumwica nibyo byari koroha. Bashaka kumufata kuko bafite byinshi bamubaza. Uyu mugabo rero muri Warikare bamuteza mbushi y'akataraboneka. Yego. Ari kumwe n'abarinzi be benshi. Yego. Abahungu ku gikomando gihambaye, umubirigi atamenya aho baciye, umenya ari inkuba bari batumye. None se uburinzi bwariya bamyugarira bahariya bameze nka babandi bahandi mu majyepfo. Bameze nka babandi bari bugariye FRN inkuba igatambuka ntibabimenye. Igatambuka batabizi ntibamenye uko yatambutse. Bategereje umurabyo bawubona inkuba igaruka. Biba byoroshye. Amakuru rero nuko iyi ambushi yatezwe n'ibyo. Yego. Utezwe n'intare zihambaye cyane. Yego. Kandi itezwe uwigize kizigenza. Abanyadushoka. Yego. Gahunda kwari ukuza kumushyira generale wa nyawe ari muzima. Ni amakuru yizewe dufite kandi twahawe n'abantu bacu koko muri Warikare. Bashaka kumufata nk'uko abanyamerika bafashe Saddam cyane rwose. Saddam ngo bamusanze mu ruhombo rw'amazi runini cyane. Yihishemo noneho basanga ubwanwa bwapfutse umunwa bwamwereyeho. Yego. Arangije baramubwira bati ni wowe. Yarababwiye ngo ni Saddam. Aramubwira ngo ni harya icyo gihe hariho Perezida wa Amerika harimo ni uwuhe? George Bush. Nawe ngo Bush aragusuhuza. Bakudutumyeho. Ubwo rero nibwo yamenye ko afashwe. Masumbu rero bamuteze yambushi arirukanka ati imodoka akizwa n'amaguru yirukanka akora urugendo nk'urwanuza rwacira umwami, yirukanka yacira umwami. We ntiyamenye ubwenge bwo gufata moto nka Chiko Chitamu. Ibyo ntiyabishoboye. Ahubwo yirukanse ibirometero
yacira umwami yasize atamaze. Mushakamba iryo narabikubwiye nabwo uriya mugabo ngo mu bintu azi guhunga cyane ni umuhanga mu guhunga. Ubundi yatinyaga kuza ahantu hari flow y'urugamba, yabaga kure yaho cyane, ariko uyu munsi sinzi ukuntu yavuze ngo reka azarebe asura ingabo ze ziri muri Warikare, babizi ko bari kwategura ibitero simusiga ngo byo kuza gufata Masisi. Aha rero niho yakubitiwe, yirukanka kibuno amaguru, marato yacira umwami nawe arayitangira. Yego. Iri hushwa cyangwa se iri cika rya Masunzu urarivugaho iki? Icyo ndivugaho ni bisanzwe kuko si uwa mbere, si generale wa mbere wirutse n'amaguru. Abo tuzi birutse n'amaguru n'inkweto barazita. Hari abirutse n'amaguru bagera aho bafata moto. Abihishe mu gihuru, barangije bavumbutse mu gihuru bavumbukana igishyika cyo kujya gukora ubukwe. Abo bose urabazi, ntabwo bitunguranye, gusa ubutumwa bitanga ni bwa buri n'ubundi busanzwe butangwa. Yego. Babohereje Masunzu bazi ko ari agatangaza. Biriya ni ukumwereka ko ari generale nka bagenzi be bamubanjirije. Ikindi kandi ni ukumwereka ko nta mbaraga afite, na hariya ari bahataha b'ejo n'ejobundi. Ni icyo mbona, kuko umuntu ukwirukana kuriya ugata imodoka ukagenda n'amaguru, biriya babyita, hari abantu batebya biriya bakabyita ngo ni ugukina biroko. Ugakina biroko. Yego. Biriya biba bigaragaza ko uri umunyantege nke naho uri bahagusanga bakakwirukana. Cyangwa bakahagufatira. Yego. Yego. Ugiye ufatiwe abarinzi ukiruka wenyine biba bikomeye. Reka yo bagufatiye abarinzi vuga nawe baba bakurangije. Yego. Biriya ni nko gufata igiti ukakimaraho amashami. Buriya bagufatiye abarinzi bakabakumaraho uyu munsi, ejo ni wowe. Yego. Tuvuze kuri Masunzu, nibuka ko hari mperutse kubona urutonde rw'abajenerali bagera mu 10 b'abanyamurenge bari mu gisirikare no muri polisi. Yego. Kandi bafite ipeti rya generali tutabariyemo abakoroneri, ariko ukibaza ukuntu abanyamurenge bicwa bakicanwa abo bakoroneri bangana gutyo bari muri leta, ntibabavuganire ntibanabarwanirire. Yego. Icyo kintu cyo tukivugeho iki? Biriya yinda yasumbye amaboko Mushakamba. Yinda yasumbye ubwenge niko yabigenda. N'ubundi ndabyibuka n'ejo warababaze ndakubwira ntabo ni bake. Yego. Ni bake. Noneho ugiye munsi yawo ukareba abakoroneri uko bangana ni benshi. Ariko bamwe babahinduye ngo nibyo bita ba dispo. Dispo no kuvuga nta nshingano bafite. Ni ukumushyira ku gatebe bakicara. Abari aho amangamanga gusa. Abandi babaguza amafaranga. Yego. Ubaguza amafaranga baba bamuhumye amaso hareba inda gusa. Abo rero ntacyo wabitegaho ubuzima bakora, kuko biriya kugira icyo bakora bisaba umutima wo gutwara Mushakamba. Buriya hari umugabo nemeye. Yego. Nubwo yatabarutse, Imana ikomeze mu biruhuko ridashira, ni bake batekereza Mushakamba. Yego. Bagatekereza nka kuriya kwa Makanika cyane, bagatekereza nka Sematama, umuntu ushobora kuvuga ati ibyubahiro byo gukorera leta ndabyiyambuye, ngiye mu ishyamba. Kandi aba baje ari abakoroneri basize aba bajenerali. Erega umutima muzima ntabwo bisaba ibyo wambaye ku ntugu Mushakamba. Hari majoro ushobora kubikora neza kurusha generali, hari koroneri ushobora kubikora neza kurusha
generale, hari kapiteni wabikora neza kurusha generale, birashoboka. Abagabo nka bariya rero baba bake. Yego, baba bake kandi bibaho gake. ariko buriya Masunzu mperutse kubibona ahantu. Yego, buriya Masunzu bamuzamura mu ntera ari uko yishe abantu, ari uko yishe bene wabo. ubwo rero urumva niba bamuzamura mu ntera yishe imiryango ye, ubu ngubu ngo ari gushaka ko bamuha generali. ubu barimo barategura generali yuzuye. niba yaramenyereye atyo, yego, ameze nk'agatoki kamenyereye gukomba. nawe rero ahora ameze atyo, arekereje abo yica uyu munsi ndica nde ngo banzamure. yego, ni nko gutanga ibitambo. reka mvuga aba generali nubwo atari bose, hari abandi. Yego, reka mvuga aba generali bamwe mu badukurikiye banabumve. nta kibazo. harimo generali Bisengimana Charles, uwo yayoboye polisi, yari umuntu ukomeye. yego. hakabamo generali Mugabo Francois, nawe yayoboye polisi. Yego, harimo generali Masunzu Pacifique, arazwi. hari generali Kijege. Yego, hari generali Ruhora imbere Eric. hari generali Jonas Muhizi Padiri. hari generali Birori. hari generali Boringo na generali Gasita Olivier, ubwo n'abandi twibagiwe. Gasita Olivier ni uriya bari bafatiye mu kibaya cya Rusizi. muri iyi ntambara yungirije, ari munsi gatoya y'uyu Pacifique Masunzu. Yego, ndamubona umugabo w'inzobe cyane. Yego, tekereza aba bose bahanganye na generali umwe, Sematama. Sematama rwose n'ikizigenza. kandi ntabwo bazamushobora. ntibishoboka. azabarasa. yabananiye yirwanaho wenyine. batagaba ibitero, ubwo bagabye ibitero ho birumvikana ko bitazashoboka cyane. bwana Sentama rero ngira ngo tuze gukomeza. Yego, Kinshasa ngo iri mu gahinda. yego, yatewe cyangwa se yenda guturitswa n'uburakari yatewe n'uko HCR yafatanije na 23 gucyura aba banyarwanda baragizwe imbohe na FDLR ngo aho kubajyana i Kinshasa ngo ikabajyana mu Rwanda. ariko se gute babajyana i Kinshasa ko atari abakongomani? Abakongomani babohereje Kongo, i Kinshasa abatari bo babohereza iwabo. Yego, ubu se ko batabize ngo babandi ba Romeo urabibuka? b'abazungu. ko batabize ngo babajyane i Kinshasa. ni ba Romeo babitaga, banga kubika abo muri Rumaniya. kugira batabamenya abo ari bo, mbese ni nko kubatsinda bakabita ngo ni ba Romeo. ibyo rero mbona Kinshasa ni ibya bindi byayo byo kumva ko ikwiriye guhora ihembera abantu barwanya u Rwanda buri gihe. kandi noneho bariya abantu nabo kuba bazanywe mu Rwanda ntacyo bakwiriye kumenya. ntabwo ari ku busa umunyarwanda yaca umugani uvuga ngo urushanye nawe umwana imbabazi abashaka kumurya. Yego, Tshisekedi arakunda abanyarwanda kurenza u Rwanda. ni bimwe nakubwiye nti cyangwa twavuzeho mu gitondo ngo hari abababaye kuko bari bazi ko bari abana ab'abahungu barimo bazajya bahita bajyanwa mu gisirikare. Yego, cya FDLR. ngo umushinga wabo nk'uko twabivuze, umushinga wabo watwawe n'isuri. Yego, icyo nicyo kibazo kibabaje cyane. Yego, kuba umushinga wabo utwawe n'isuri.
bakubise igihwereye nk'uko twabivuze cyane rwose. Bakubise igihwereye. Aha rero birahurira hehe impamvu Kinshasa yababaye? Niba wibuka mu matangazo twagiye dushyira hanze yasohowe na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Shabani uko Jacquemain, uyu mugabo yakundaga guhora ashinja M23 akagerekaho ngo n'u Rwanda ngo kuba ngo barirukanye abanyekongo mu bice barimo muri Masisi na Rucuru ngo bakabituzamo, ngo bakaba bari kubituzamo abanyarwanda. Abanyarwanda bavuga mu Shakamba arabitirira u Rwanda, ariko n'abantu bari barahirukanwe ba nyiraho kuri gakondo. Rero hari agiye mbonamo ibintu bibiri. Yego, bishobora kuba ari kimwe cyangwa ikindi. Bishobora kuba ari ubuswa, Minisitiri Jacquemain atazi amateka ya Kongo, cyane cyane igice cy'uburasirazuba. Iyo nta n'ayaziya yabwirwa n'iki, cyangwa akaba abyica nkana. Kimwe muri ibyo. Yego. Ibyo rero mbonamo cya mbere. Yego. Aba bantu Kongo iyo uvuze umunyarwanda, ubundi Kinshasa iyo uvuze umunyarwanda, ntabwo bivuze umuturarwanda uvuka mu Rwanda n'undi wese ukwiye kuba ari umunyarwanda nk'uko twebwe tubyemera. Baba bavuze umututsi, uwo bita ko ari uwo mu bwoko bw'abatutsi. Yego. Kuri bo rero baravuga ngo hari kwirukanwa abanyekongo kuko abahuje ubwoko na FDLR. Yego. Bo babafata nk'aho atari abanyarwanda ahubwo ari abanyekongo. Ni naho rero nibuka banavuze ko ngo igihutu nako ikinyarwanda ari kitabaho, ngo bariya banyekongo bahariya bo mu bwoko bw'abahutu batabaho, ngo ahubwo ngo ntibavuga ikinyarwanda ngo bavuga igihutu. Niko babivuga, ariko aho ngaho Mushakamba baba bajijisha kugira ngo bagaragaze ko muri Kongo babigendereye kenshi, baba bashaka mu buryo bwo kubiba amacakubiri cyane cya mbere. Noneho bageze n'aho batangira jenoside, urabyibuka. Wibuke ibyabaye ku Nturo, wibuke ibyabaye hehe na hehe, abo baryaga abo botsaga. Noneho bagira basanga bizabahama. Yego. Umunsi wari wose bashobora kuzabibazwa. Bafata bamwe barabagurira babaha amafaranga. Barimo uwitwa Muhizi. Ubwo Muhizi rero we ngo nta nubwo akiri umututsi, ngo ni umunyemera. Ibyo nashaka kukubwira. Yego. Baramugurira biga uburyo ngo azahirwa, noneho bazabarega gukora jenoside, kwikorera abatutsi b'abakongomani. Noneho ngo bakabona uburyo babihakana, kandi bateguraga nko guhakana jenoside. Noneho baramubwira bati uzabigenza ute? Undi ati noneho abahari ngiye kubita abanyemera. Noneho ntibazajya bavuga ngo mwisha abatutsi, byavuga ko batabaho. Yego. Ariko ibyo abikoreshwa n'inda nini kuko bamuhaye amafaranga. Muhizi turamuzi Mushakamba, n'ubundi yavuye muri 23 yibye. Si naho honyine no mu Rwanda yarahabaye Muhizi. Yize yiyereka yabaye hari mu Ruhengeri, yabaye ahantu henshi arazwi. Ahantu henshi. N'ababyeyi be bamwe bashobora kuba baba hariya i Musanze. Bashobora kuba bahari. Muhizi rero atangira ibyo ngibyo ngo umunyemera nibwo agiye Kinshasa ku butumire bwa Tshisekedi, amuha amafaranga abayo. Nuko nguko abayo aza kwihuza na bariya bo mu Banyamurenge bita utugara. Barahura barafatanya bagatuka u Rwanda, bagatuka M23, bakagira bate. Ariko
muhizi avuka ingungu buriya ese muhizi ntazagaruka iwabo ingungu muhizi ukibaza noneho muhizi yabonye ingungu y'ikinshasa ingungu azahaba ate azahagera ate hataba abanyemera avuga ko ari umunyemera ejo baba bari mu matora no mu zindi kampanye za Gisekedi nkamubona yamanitse ibyapa ngo ni kominote ngo y'abatutsi bo muri Kongo ngo arabahagarariye ko atamatike y'abanyemera batavuga ngo ni kominote y'abanyemera ko atayita kominote y'abanyemera ngo tubimenye urumva rero biriya byose bijyanye na biriya bavuga ko leta ya Kinshasa yababajwe n'uko bari abanyarwanda bajyanwa mu Rwanda batajyanwa i Kinshasa ariko nta kintu kiriho kigaragara na kimwe cyo kubajyana i Kinshasa nta mpamvu n'imwe bose abakongomani ni abanyarwanda niba wakurikiye Mushakamba hari videwo aho umunyamakuru yabazaga umugore umwe muri bo sinzi kereka yishatse abantu bakabanza bakamwumva kuko hari n'igihe Kinshasa izajya ikora ibintu abantu bagiye ngo ufite ukuri ariko nta kuri na guke oya nta kuri buriya ngira ngo ibintu byabereye hariya nta kuri na guke kuko bigiye kuntera kuyishaka kuko ntabwo ikwiye gusaba abantu nk'aba ngaba ngo bagikishasa baragikishasa batari abakongomani nyine icyo yitwaza umuntu arakubwira ko yavuye mu Rwanda yanagurishije amasambu ye cyane barabivuga rwose ariko Kinshasa yarangizayo yego igashaka kugaragaza ko uwo muntu yego ari uwayo kubera imigambi mibisha cyangwa imigambi yayo yo gutegura ubu ni nk'uko yavuga ngo Gasana harya bakiriye na padiri bakiriye Kinshasa yego bagasana nuko abungu bariya ni abanyarwanda nyine ikibazo yahita bita abakongomani ikibazo gihari ni kimwe bajya hariya bakavuga ngo ngo bazica umunyarwanda kandi bicaranye n'abanyarwanda yego ngo bari kwirukana umunyarwanda kandi bicaranye n'umunyarwanda ikibazo cyabo ni amoko ntabwo ikibazo ari iki ntabwo ikibazo ari ubwenegihugu kuba umuntu yaba ubwenegihugu w'u Rwanda ari umunyarwanda ndamubonye yego ndagira ngo mushyireho abantu bumve umuntu Tshisekedi ashaka ko bohereza i Kinshasa aho kumwohereza mu Rwanda mbere yo kumushyiraho abantu bamenye n'abatwumva batubwire uyu muntu ni uwo mu kihe gihugu ariko abantu bamenye ngo Kinshasa iyo ivuze umunyarwanda yego ibivuze ubwoko runaka ntabwo ibivuze umuntu w'umunyarwanda 100%. yego reka tubyumve mu kuri kwacu kuko ukuri kwa Kinshasa ko guhabanye n'ukwacu yego reka twumve yego ongera volume akaza nyuma baba bari mu nami ako gace imuvetse kabiri kabiruka kiramukiruka abakaza mukiruka babaza mukiruka cyangwa baza yishinga ni yewe bo nani sere mitoga cyangwa mwataha bari no kumura kirino baja kushira amaraso ko kwamwa mwavuganaga mu rwego rwo n'ubutera ubwoko yaje kubareba hariya babwira mu Rwanda muvuka he Karongi Brands cyangwa ikintu kugera ku isoko ni ukumva ko iwanyu ari Karongi wiyumvisha utugeze mu Rwanda wabyariye abana bangahe batandatu ukiri muto batandatu ufite imyaka ingana hari ababashije kwiga niga mu mwaka uri mu kiruka
abagore barabanye batuna FDR abagore nabo tayabyiruka ubu kubaga twagiraje kiruka kumva ngumva nje twakira mu kiruka yabo kisha mu bigunda bamwe kugenda bagiye tamukana ku kazi icyo wabwira abanyarwanda basigaye muri turi mu gufasha ko mwabana amwumvise ibyo birahagije timvuka ku Kibuye iwacu ati twabanaga na FDR mukajya kumva mukuva ngo M23 iraje mukiruka agera hariya bakaba baraje mukiruka mugahora mwiruka ngo mukaba muri ubwo buzima bwo kwiruka yego nabo baje bati ukomoka he mu Rwanda ati jewe nkomoka ku Kibuye Kibuye ubwo yavuze ni Karongi kereka ku Kibuye nagira ntara navukiye Kongo ati je navukiye Kongo ariko ababyeyi banje niho bavuye kereka ku Kibuye navuga ko ari sheferi cyangwa teritwari yo muri Kongo Tshisekedi rero ariko Tshisekedi anabivuga bigeze kubyandika yabivuga cyane icyo nzi cyo Kinshasa izarizwa n'ubusa kugeza irangoma ivuyeho yego ejo tuzumva ibindi bazatangaza bizaba bisekeje kurusha ibi ngibi yego bwana Sentama reka turebe muri Rucuru yego ariko tubanze duhere ku mirwano yo muri Kivu y'Amajyepfo yego muri Rucuru barwanye ndetse muri Kivu no muri Kivu y'Amajyepfo ariko Rucuru ho ni ibikorwa byo guhiga FDR na Wazalendo yego muri Kivu y'Amajyepfo bagabye ibitero yego bagabye ibitero mu bice bitandukanye aho FARDC abarundi Wazalendo FDR bagabye ibitero bateye mu Rurambo yego Rurambo mu nzira Rurambo ni muri Minembwe mu nzira zigera muri 5 ahitwa Majaga ku Ikubo Marungu no mu Ndego yego aho hose hagabwa ibitero ariko basanga amadubu n'intare bameze neza babakubita umuriro babatsa umuriro rwose barirukanka bakizwa n'amaguru ibi rero ngo ni bimwe mu byo bategetswe na Etat Major y'u Burundi na Etat Major ya Kisekedi ejo bundi muri yana aho babwiye ko bagomba gutera icyitwaho plateau imisozi miremire yego Uvira Fizi Mwenga ubwo niho plateau na Plaine yego bakayitwika byo kuyitwika bya nyabyo yego ariko kubw'ibyago byabo amafaranga yo kubitwika umukobo yarayirukankanye Lieutenant Colonel yarayajyanye rwose uyu mugabo ni intwari ubwo rero basanga bikoze mu mufuka bakavuga bati cyangwa ari abarundi bavuze bati mutere kuko FARDC yo ntibyashoboka uko rero nyine no gutoroka kwa FARDC niba utorokanye amafaranga ntago yatoroka wenyine niyo yagenda we ntabwo bishoboka ko watorokana ari amafaranga uri colonel ngo utoroke wenyine bashobora kuba afite abo yajyanye nabo igomba kugira abo abajyana nabo akababwira ati nimuze shanda yafite muze tujye kwishakira ubundi buzima atayanga yazadusajisha ubuzima bwo gukubitirwa mu kibaya cya Rusizi cyane rwose gayo nguko rero muri Kivu y'Amajyaruguru yego muri Tongo zabambukishisheho bikomeje kuvugwa ngo imiriro ngo bararwana amanywa nijoro ariko byifashe bite ko biriya bice byose ubizi ufite n'abantu bariyo bimeze ibintu tubivuze inshuro nyinshi mu shakamba ni ukuvuga uyu ni umunsi wa 3 babakubita ni ukuvuga kugira ngo abantu babyumve neza twahera ku rugamba rwavuye Canzu na Runyoni bakamanuka kugeza ubwo bafashe hariya hitwa za Karengera ku muhanda baramanuka banyura mu bice bya Tongo bamanuka Tongo ni nyuma y'ibirunga hariya yego baramanuka bafashe za Bwiza bambuka za Gicanga bafata baza hakurya hariya
kirorerwa mu Shakamba abandi bamanuka Muhongozi bafata Mweso. Yego. Mweso n'ibice bikikije, urabona Mweso ni muri Masisi. Hagati ya Mweso na Bukombo hanyuramo uruzi rwa Mweso, ari narwo rumanuka rukagera Ipinga. Noneho bariya bari muri Bukombo, ku Bukombo wenda tufate tuvuge ibice bya tuvuge igice cya Zabambo, tuvuge igice cya Kishishe, za Mutanda, aho ngaho kugera hafi ya za Nyanzare, hafi ya za Kibirizi. Basigayemo hagati ariko ku buryo batabona aho basohokera. Usubire inyuma unabyibuke igihe bafataga Kanyabayonga, kiriya gice cya za Kibirizi cyagize ibitero bikomeye cyane bya FARDC, ngo bashakaga kwigarurira Rwindi. Yego. Birabananira ariko ngo baza gusanga ngo abajenerali batatu baba FDLR basigayemo hariya hagati aribo bashobora kuyobora ibyo bitero kuko bahasobanukiwe. Baravuga bati tugabe ibitero, ngo ndavuga FARDC, tugabe ibitero tubashakira inzira basohokemo, noneho bazayobora ibitero byo kuhisubiza. Biriya nibyo bitero byagabwaga hariya za bice bya hafi ya za Kibirizi, inyuze inzira yo muri za Birundura aho ngaho. Ariko biza kunanirana, barananirwa, ko batukaga hanze barasa n'abandi b'imbere bakarasa. Yego. Kugira ngo baze gushaka inzira, noneho bariya basigayemo hagati babone uko basohokamo. Mushakamba intare ya Sarambwe ibabera intare ya Sarambwe. Kugeza ubwo yabatsinze irabirukana ibageza za Rubero kure. Abandi babamanura ibageza za Pitakongo, ngira ngo barabikurikiye. Abandi babamanura ibageza za Pinga, ngiyo kure. Abandi babamanura ibarenze Ibibwe. Abandi babakubita ibambutse Igahira, bafata za Miyanja, Mitando n'ibindi ibyo bice by'inyuma ya teritwari ya Masisi aho yubatse. Ubwo ni ukuvuga ba bandi rero bo muri Rucuru basigaye hagati, basigaye nta bagenzi babo bashobora kubafasha kugira ngo babone uko barwana basohoke hariya. Iyo bavuga rero mu intambara, mbona si n'intambara, ahubwo barimo barabahigahiga. Yego. Barimo barabahigahiga kugira ngo hariya bahagarure umutekano neza, umutekano wizerwe 100% babamaremo. Kandi rero biriya ni nko kugukubita bakuziritse. Kuvuga bagukubita hamwe wakurikira ahandi n'undi akagukubita kuko bazengurutswe. Wakurikira ahandi naho bakagukubita, iyo ugize mu gihe hariya nabo bakagukubita. Hari ukuntu abantu wenda abantu badukurikira babaye muri Masisi, bari mu byumva, hari ukuntu abantu bajyaga bahurira ishyimbo. Yego. Bafite imirongo ibiri irimo irebana. Noneho umurongo ugakubita, wakubita ugasariza ibishyimbo ukabisariza hejuru, babandi bakabikubitira hejuru, nabo bahita bamanura ibibando bahita babisariza, bakajya babihererekanya. Cyangwa se nta kwa kundi bahererekanya umupira. Nuko rero niko bariya barimo gukubitwa. Bakubitwa bahererekanywa, bajyanwa hirya bajyanwa hino. Ariko ni ukugira ngo hariya bahagarure umutekano 100% na ba bandi bambura abaturage bavemo rwose. Ahangaha rero umuntu ari ikigaragara rero ni iki Mushakamba. Ikigaragara iriya ni FDLR. Yego. Kuko urabona aba bantu hatashye abantu 360. Hariya hantu rero ukuntu hameze, hariya hari mu birindiro bya Omega harya nini? Hariya? Za Kishishe. Za Kishishe? N'ahantu hera. N'ubundi Omega igihe yaraswaga n'ubundi byari muri bya bice, igihe barasagaho umwe warashwe Colonel Ruhinda. Yego. Hariya rero, hariya imiterere yabo n'ahantu bagezeyo basanga harera.
bateza umutekano muke mu bantu bari basanzwe bahatuye barahahunga abandi noneho kabiri bavuga ngo ni ukwakapa barahigarurira mbese bahavana umuturage usanzwe ahari barahigarurira noneho we nk'umuyobozi wabo aragenda yicara aho yicaye afashe ibyicaro abantu be za ngabo ze aragenda akajya azishyira mu myanya zigenda zizenguruka ahantu reka wenda kugira ngo ubyumve neza dufate nk'ingero zifatika yego rero reka tuvuge Kishishe ni nk'Iremera muri Kigali yagiye afata bamwe akabatuza nka Kacyiru ahandi bakamanuka bakatura nka Kimihurura yego bagakora ikintu kimeze nk'uruziga ruzengurutse hahandi abandi bagatura Gikondo abandi bakaza Kicukiro abandi Kanombe abandi Kabuga abandi fata Kabuga fata za Gasogi yego fateza hariya za Ndera ugende ufate Kinyinya mbese uhuze bimere nk'ikintu kimuzenguruke ubwo inyuma yabo akahashyira abandi ari nako harimo abasirikare yego baragenda bazenguruka ibirindiro bye kuvuga ngo uramuteye igiye kumurwanya uzahasanga imbaraga nyinshi zizahangana nawe mbese ni nk'ubwirinzi yashyizeho yego abaho atyo arangije ahashyira amashuri ko amashuri ya gisirikare bayagiraga mu Rwanda ayashyiraho byose bijyaho birakora haragenda haba nk'iwe ahashyira ibirindiro bikomeye na FARDC nta jambo yagiraga hariya noneho wumve ngo umuntu yahagiye yemwe n'abaturage b'abahinzi bahinga cyangwa abacukura amabuye y'agaciro cyangwa abagira bate barahari Mushakamba bahamaze imyaka 30 birenga noneho kugira ngo uzahabavane ntabwo ari operasiyo y'umunsi yego rero barahageze barabareka baravuga bakirika tubanze tubazenguruka barabazenguruka bamaze kubazenguruka rero abandi noneho basigara bagira bate ko baba bafite imbunda bagateza umutekano muke mu baturage ubwo rero AFCM 23 iti reka nze imbere iratangira rero irabasiga nibyo birije aba bantu se yisigiyemo hagati bashobora kuba bagira imbaraga za resista kuri 23 cyangwa ubu nta mbaraga bagifite benshi barakubisura urabona hariya higeze gufatwa urabona igihe bavuga Kinshasa yasatuzaga ngo Kishishe hariya hari harafashwe yego noneho baza AFCM 23 iza kuyikura irahava bigira hitwa ibishusha abandi bigira mu bwiza bigira gutyo abandi bati noneho ubwo bagiye tugomba kuhasigarana yego babyutse umutwe batyo ubundi bakamanuka bakabakubita ubu rero barimo kuhagarura umutekano neza ku buryo n'umuturage wabo nta kintu azongera kwikanga ibyo wumva ni urugamba rwo kubahiga yego arabahigahiga ariko ubundi iriya ni FDLR buriya nta FDLR zaje kuko hariya ni mu biryo Mushakamba iyo bakubwiye Ibambo iyo bakubwiye Kishishe iyo bakubwiye za Karizo iyo bakubwiye za ni mu biryo ni ahantu hari urutoki hari amateke uyahinga rimwe ubundi ukabagara gusa ukajya ukura amateke urumva rero kuhabarandura ntabwo ari ibintu by'umwanya umwe yego yego ariko nanone si abantu bahagararira batesha umutwe 23 ntabwo Mushakamba ingabo zahizwe zikiruka urumva hariya hari izindi ngabo zahagarara imbere
AFCM 23 kuko ntibarusha imbaraga abarigoma bishoboka. birumvikana. Yego, reka dukomeze noneho. umuryango w'abavuga ihuriro ry'abavuga igiswahili ku isi hose. yego, umuyobozi wabo Arigoma yanditse ibaruwa ikomeye cyane. mbere y'uko tugera kuri iyo baruwa, yego, bisobanuye ko iyo baruwa yanditswe habanje kujya inama. yego, ni ibaruwa yamagana Kinshasa yego, yabamagana ko bo mu bindi bihugu barimo. hariho ikintu cyo guhiga uwo bita swahilifone, uvuga ururimi rw'igiswahili. yego, nayo ni mu rwego rega ibaruwa uyifate ni nka twirwanira. ni mu rwego rumwe na twirwaneho kuko barabangamiwe, baratotezwa nabi cyane. gusa iyo organization, yego, organization y'isi yose, bisovuze ko irimo ni igikorwa cyakozwe cyemeranijweho n'abavuga igiswahili muri Tanzania, muri Kenya no mu bindi bihugu bikoresha igiswahili, kuko ni organisation mondiale cyane. ntabwo ari abavuga igiswahili muri Kongo gusa. oya, si abavuga igiswahili muri Kongo gusa. twinjire muri iyo baruwa rero, ubundi tuze kuyivamo tusoza amakuru yacu. reka tuyinjiremo. nabonye ari ibaruwa ndende. ni ibaruwa ndende, birasaba kuyisoma twivuga. ntabwo ari ngufi, birasaba kujya umuntu ahina. yego, wenda umuntu ushaka kuyinjiramo byimbitse yumva ururimi yanditswemo ashobora kuza kuyidusaba tukayimusangiza, akaza kwirebera akiyumvira ibikubiyemo byose ku buryo burambuye. reka tuyinjiremo rero, reka nyirebe. ndabona nyigezeho. ibaruwa ndende cyane. iravuga iti arrêtez de massacrer et de faire exterminer les Baswahili par d'autres Baswahili. muhagarike gutsemba ndetse no kwica Abaswahili mukoresheje abandi Baswahili. L'Organisation mondiale de la Swahiliphonie ou Swahili est fortement préoccupée par une dangereuse guerre fratricide qui se traduit comme un véritable crime contre l'humanité savamment planifié par M. Félix Tshisekedi, visant à exterminer massivement tous les Congolais d'expression Kiswahili par d'autres Congolais Baswahili pour se maintenir au pouvoir. Bariya Tshisekedi, bariya Tshisekedi kuba yaratangije ikintu cyo kwicisha abavandimwe bakicwa n'abandi bavandimwe. yego, kuvuga uvuga igiswahili akicwa n'undi uvuga igiswahili, bikaba byarashyizweho na Tshisekedi. noneho bakaba babyamagana bavuga bati nibihagarare. Sur ordre de M. Félix Tshisekedi, les FARDC abandonnent leur vocation de défense de la patrie en se retirant systématiquement de leur position de ligne de front cédée aux miliciens Wazalendo, lesquels n'ont bénéficié d'aucune formation. Cet état de choses expose les Wazalendo swahiliphones comme des chairs à canon face aux forces de l'AFC M23 et aussi majoritairement swahiliphones. Ati Tshisekedi hano baramurega ko yahisemo kurwanisha abaswahili akabarwanisha n'abandi baswahili. yashyizeho ikizarendo, abashyiraho ari abantu batigeze batozwa ibijyanye no gukoresha imbunda, ari abasivile, noneho abahanganisha na AFCM 23 nayo ubwayo abenshi bavuga igiswahili. aha rero urumva ko uvuga igiswahili kuvuga igiswahili. yego, c'est irresponsable et mensonger d'affirmer que les jeunes Baswahili à qui on a attribué les labels
de volontaires Wazalendo pour les opposer trivalement à leurs frères de force de la FCM3 ont agi spontanément. C'est faux et archi-faux. Tout a été monté par les tenants du pouvoir, de surcroît, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, de la police nationale congolaise et des miliciens civils Maïmaï, communément connus sous le nom de Wazalendo. Angaha, icyo bavuga baragaragaza ko Tshisekedi yakoresheje ikinyoma. Kandi bakavuga ko yafashe urubyiruko ruvuga igiswahili noneho abaha izina abashyiraho ikirango cyo kwitwa abavolontere Wazalendo, abakorerabushake b'Abazalendo. Yego. Urumva rero iyo baguhaye ubundi Muzalendo ni izina ryiza. Iyo wakwise izina ryiza nawe wiyumvamo ishyaka ryo gukora ibyo bagusaba gukora. Yego. Noneho abahanganisha ariko mu buryo bushingiye ku moko, abahanganisha n'abavandimwe babo bo muri AFCM 23. Noneho rero ahangaha aba banditse inyandiko bakavuga bati ibyo ni ikinyoma, ni ikinyoma kirenze. Ibyo byose bakavuga ko rero ari ibintu byacuzwe na Tshisekedi kuko ni nawe mugaba mukuru w'ingabo za FARDC ndetse na polisi y'igihugu. Nanahora bashimagiza ngo ni intwari z'igihugu. Ndetse akaba anakuriye bariya bita abamayimaji kuko nabo yatoye itegeko ryo kubinjiza mu ngabo z'igihugu. Le commandant suprême a déployé et fait distribuer des armes à ces civils sans formation dans toute la partie est de la République démocratique du Congo avec la motivation principale de saboter et de détruire l'espace de vie des Baswahili. Il a institutionnalisé l'initiative en créant la réserve armée de la défense, RAD, un sigle dont le commandement a été confié au général Padiri Bulenda, encore un fils Muswahili. Tshisekedi rero nk'umugaba mukuru w'ingabo yashyizeho Abazalendo abaha intwaro kandi ari abasivili batarigeze batozwa na gake, abajyana gusenya icyanya, ni gusenya icyanya cy'abavuga ururimi rw'igiswahili. Yego. Ukuvuga ni ugusenya, ni gusenya gakondo yabo, gusenya uburasirazuba kuko cyane cyane babarizwa mu burasirazuba. Noneho ibi akaba yarabikoze kugira ngo ateshe agaciro nyine iki cyanya cy'abavuga ururimi rw'igiswahili. Noneho iki kintu yashyizeho kidakwiriye akihesha umugisha mu mategeko, agishyiraho nk'urwego, akita ko ari imberagutabara, ari imbaraga z'imberagutabara, icyo yise RAD, Réserve Armée de Défense. Noneho iyi RAD bakavuga ko ikaba nayo yarahawe umuyobozi wayo ari umuswahili, ari uvuga ururimi rw'igiswahili, General Padiri Bulenda. kugira ngo uramuzi uriya mugabo wari wungirijwe na Mayanga. Sous le regard complice de la MONUSCO et de la communauté internationale, le président Tshisekedi vient désormais de planifier une guerre fratricide des Baswahili, ces Congolais ressortissants de l'espace swahiliphone, avec le risque que ceci génère les conséquences incalculables.
mu maso ya MONUSCO yego no mu maso y'umuryango mpuzamahanga perezida Tshisekedi yateguye iyi ntambara ihanganisha abavandimwe b'abaswahili bakaba ari aba bakongomani baturuka muri kariya gace kavuga ururimi rw'igiswahili kariya ko mu burasirazuba bwa Kongo, kandi hakaba harimo ingaruka zitabarika. ngira ngo tuvuye kuri paje ya mbere tugiye reka tujye ku ya kabiri ari nayo isoza. yego ni nayo isoza. tujye kuri paje ya kabiri bigezeho. yego ariko tukikomeza ni inyandiko yanditswe ku wa 17 uyu munsi. yego ukwezi kwa gatanu 2025. akaba yaranditswe n'uhagarariye abaswahili witwa Musa Kitoko Hari, perezida de l'Organisation Mondiale de la Swahiliphonie. akuriye nyine ahagarariye abashyirahamwe ry'abavuga ururimi rw'igiswahili ku isi. noneho iyi nyandiko igakomeza iti comme si cela ne suffisait pas, nkaho ibyo ngibyo bitari bihagije kuri we, kuri Tshisekedi nyine, malgré les appels à la cohésion nationale exprimés par la communauté internationale, l'Union européenne, la CENCO, pour ne citer que cela, le pouvoir s'active tout compte fait pour anéantir les leaders swahiliphones. ati nkaho ibyo bitari bihagije, Tshisekedi nyine kubera hari imiryango yahamagariraga kunga ubumwe, kubumbatira ubumwe bw'abenegihugu. iyi miryango mpuzamahanga ni nk'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi, ni iriya nama nkuru y'abepiskopi muri Kongo CENCO. ati reka tugarukire aho ngaho tuvuge abo ngabo ko hari n'abandi benshi. yego noneho ubutegetsi bwa Kinshasa bwakomereje mu kwivugana cyangwa kwica abarideri, abavuga rikumvikana bavuga ururimi rw'igiswahili. aha batanga ingero. ndabona ingero nk'ebyiri. yego n'ebyiri. urugero rwa mbere baravuga bati d'ici quelques matins, sur ordre de M. Tshisekedi, le Sénat congolais, composé à majorité des parlementaires swahiliphones et dirigé par Samalou Konde Kyenge, un jeune politicien mouswahili, va lever en toute illégitimité les immunités parlementaires de M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, qui a le mérite d'avoir réunifié la République démocratique du Congo et d'avoir organisé pacifiquement la première passation pacifique et civilisée du pouvoir. aha batanze urugero bati ukuntu ahanganisha nyine ngo abaswahili, afata urugero kwa rundi twavuze sejo habyo Samarkonde ejo ntitwabivugagaho. nuko twavuze nyine Sena yateranye kugira ngo ivaneho ubudahangarwa kuri Kabila. aha turi buvugeho n'ikindi kintu mu kanya, reka tubaze turagize itangazo. aha rero ni rwo rugero yatanze. avuga ukuntu Sena nyine iyobowe na Samarukonde Jean Michel Kenge, nawe ubwo ari umuswahili avuga ururimi rw'igiswahili. noneho bakaba bamuhaye itegeko ryo gufata umwanzuro wo gukuraho ubudahangarwa, babukura kuri perezida Kabila Kabange wahoze ari perezida, akaba ari perezida wa Kongo wa mbere wemeye guhererekanya ubutegetsi mu maboko mu mahoro nta maraso amenetse, kandi akabukora mu buryo buri civilize, mu buryo civilize turavuga bugezweho mu buryo bwa gisirimu.
mu buryo bwa gisirimu. noneho aha ngaha icyo berekana ni iki? barerekana ko Sama Lukonde ni umuswahilifone, avuga ururimi rw'igiswahili. yego. Kabila avuga ururimi rw'igiswahili. ni ukuvuga Tshisekedi arimo arakoresha abaswahili gusenya abandi baswahili cyangwa se no kwica abandi baswahili. icya kabiri rero, presque au moment toujours et encore sur ordre de Tshisekedi, l'Assemblée nationale, composée aussi à majorité des députés nationaux swahiliphones, est dirigée là aussi par l'un d'eux, en la personne de l'honorable Vital Kamerhe, va livrer illégalement en justice l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, Mapon, un digne fils swahiliphone qui a stabilisé le cadre macroéconomique en République démocratique du Congo, sans oublier son chef-d'œuvre monumental de la modernisation de la ville de Kindu, capitale de la province de Maniema, qui est comptée parmi les 11 provinces de l'espace swahiliphone, riche en minerais stratégiques, convoitée mondialement et plus singulièrement par le gouvernement américain. aha ngaha icyo avuze atanze urundi rugero. yego. ukuntu inteko ishinga amategeko igizwe na benshi b'abaswahilifone bavuga ururimi rw'igiswahili, ikaba iyobowe n'umuswahilifone ariwe Vital Kamerhe. ubwo ninjya mvuga abaswahilifone bajye bumva bavuga ururimi rw'igiswahili. yego. noneho ngo babatereza uwitwa Augustin Matata Ponyo, wabaye minisitiri, ni minisitiri w'intebe ni ubukungu, premier ministre, l'ancien premier ministre, yabaye minisitiri w'intebe. noneho ku gihe cye akaba yarageze ku bikorwa byiza cyane nk'igikorwa cyo guteza imbere ubukungu bw'igihugu, ndetse n'igikorwa cyo guteza imbere imijyi. agatanga urugero nka Kindu. umujyi wa Kindu akaba ari umujyi mwiza ugezweho uyu munsi mu mijyi yo mu gace k'abavuga ururimi rw'igiswahili. uyu rero bakaba baramutereje inteko ishinga amategeko kugira ngo imufatire ibyemezo. ifatire ibyemezo bimwe Augustin Matata Ponyo. ubwo nanone bakaba bongeye Tshisekedi akaba yongeye ahanganishije abavuga ururimi rw'igiswahili Vital Kamerhe uturuka muri Kivu y'Amajyepfo, uvuga ururimi rw'igiswahili, amuhanganishije na Augustin Matata Ponyo nawe uturuka mu burasirazuba bwa Kongo akaba avuga igiswahili. ni ukuri Tshisekedi ni umuswahili ku muswahili. yego. noneho bakagana ku musozo bavuga ngo c'est des actes de guerre fratricides instrumentalisés par le président Félix Tshisekedi s'inscrivent dans sa logique criminelle de neutraliser toute la crème intellectuelle swahiliphone par leurs propres frères aujourd'hui au Sénat et à l'Assemblée provinciale. aha baravuga ko izi ngero ebyiri zitanzwe ni ingero zigaragaza neza uko Tshisekedi ucakura akoresha bwo gusenya abavuga ururimi rw'igiswahili akoresheje abandi bavuga ururimi rw'igiswahili. yego. cyane cyane akoresheje abo muri Sena, nakoresheje n'abo mu nteko ishinga amategeko. umusozo rero Mushakamba, l'Organisation mondiale de la swahiliphonie ou Swahili appelle le président de la République démocratique du Congo à la sagesse et à privilégier la cohésion nationale en tant que garant de la nation, sans quoi la communauté swahiliphone hissera sa voix davantage haut jusqu'à ce qu'elle se fera
entendre dans le monde par les ancêtres, par le Dieu créateur. Ngaha bagiye kumuterekerera se barakora iki? Ntabwo ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abavuga ururimi rw'igiswahili naryo ryitwa uswahili, yego rirahamagarira perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo kugira ubushishozi, agira ubwenge muri iki kibazo, kandi noneho aha agaciro ubumwe bw'abenegihugu nk'uko ari we mubyeyi w'igihugu. Naramuka atabikoze iri shyirahamwe ryitwa uswahili rizazamura amajwi kurushaho, rirangurure rigeze hejuru kugeza ubwo riziyumvikanisha, bigatuma isi yose ikaryumva, n'abakurambere bakumva. Ahangaha niho nari se bagiye kumuterekerera, yego n'abakurambere bakumva, yemwe ngo n'Imana ikumva. Ngo bagasoza bavuga ngo Kongo ikeneye amahoro cyane rwose, Kongo ikeneye amahoro. Iryo rero ijwi ry'abaswahili mushakamba nibyo bwana Sentama. Iri jwi ry'abaswahili ndabona ryarangururiye igoma, ryarangururiye igoma rwose. Uyu mugabo wabona naryo niba ari uko ari mu gace rikomokamo, riherutse kuza rwose, niba naryo ryariyunze kuri AFCM 23 ntawamenya. Ntabwo ryamwiyungaho, gusa umuyobozi wajya ashobora gusura AFC. Urumva riri ku rwego rw'isi, ntabwo ryaza gufatanya n'abantu bamwe mu gihugu hose, nta naho ritari mushakamba. Yego. Rero ikiriho ryo nk'abantu bakeneye amahoro, yego baravuga muri rusange, bavugira aho M23 iri, bavugira aho Kinshasa iri, bavugira mu mahanga. Icyangombwa ni uko ijwi ryabo ryumvikana. Yego. Nibyo navuze muri nama ya Sena. Yego. Bagize batya bati u Rwanda rwashatse kwica Kabila, Kisekedi ngo Kabila ritambika. Yego. Ngo byavuzwe ngo na Eric Nkuba, ariko Eric Nkuba ageze imbere y'ubutabera arabihakana. Aravuga ati mwankore yica rubozo ndabyemera, ariko ndabivuga, ariko ntabwo ibyo navuze ko ari ukuri. Yego. Ukuvuga yabavuyemo. Yego. Ukwibaza Kabila ese u Rwanda rwakenera kwica Kisekedi ngo rumumaze iki? Ko rutazafata Kongo, ko rudakeneye Kongo. Mushakamba baterekera ntabwo yaterekereza amaraso ya Kisekedi cyane rwose, ntiwaterekera umuzimu w'amahanga. Noneho ngo icyatumye Kabila ngo ababuza, yego, ngo nuko ngo banze ko, yego, ngo u Rwanda nako ngo Kisekedi ngo yahita yitwa intwari ya Kongo. Yego. Ngo kubera apfuye yishwe. Aho niho rero bita bibera akasamutwe, umugani wa Yamvugo. Yego. Ngira ngo bwana Sentama twagana no ku musozo w'amakuru yacu. Yego, reka tugane ku musozo mushakamba, ngushimire, wakoze cyane. Wakoze cyane nawe. Yego. Komeza ugubwe neza. Namwe. tubashimiye kuba mudahwema kudukurikira. Abakunzi bacu ni iby'agaciro. Tubibutse rero ku batarakanda subscribe, tunashimire abamaze kuyikanda, ariko abatarayikanda bakandaho ikandwa rimwe. Ibyiza byayo ni uko iyo wakanze subscribe amakuru arakwizanira, ubona ubutumwa bukumenyesha ko amakuru ahageze, utiriwe ujya kuyashaka ugahita uyakurikira.
ni byiza rero mukande kandi like kandwa rimwe kuri buri nkuru, mukande share uyikanda ugira ngo amakuru uyasangize inshuti n'abavandimwe bawe. Ikindi mutwandikire mudushyikirize ibyifuzo, ibitekerezo n'inyunganizi byanyu mubinyujije ahanditse comments. Turabakunda, muraba agaciro, murare aharyana naho utaha. Mwari kumwe na Sentama.